Ndagushimiye cyane, amahoro y'Imana nabane namwe mwese mukurikira Salomo TV muri mu mpande enye z'isi zigiye zitandukanye. Imana nibahereze imigisha myinshi cyane, wowe wakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Uri umuntu w'ingenzi cyane burya nuko utabizi, ariko noneho ndagira ngo ubimenye. Habaye iki ese niki cyabaye? Aha ni kuri Salomo TV, ndi Salomo nta kinanira Imana nk'ibisanzwe. Nkuko mumaze kubimenyera, hano tugenda tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye. Hano turi muri habaye iki niki cyabaye. Ndi Salomo nta kinanira Imana. Hano rero tugiye kubagezaho inkuru zikomeje kugenda zibica bigacika aha kuri Salomo TV. Ese wakwibaza ngo niki tugiye kuvuga? Wowe kora subscribe aho ureba handitse ijambo subscribe, ukoreho ubundi ukore kukazogera, ukande like, usharing iki kiganiro kigere ku bantu benshi, maze dukomeze kwagura umuryango mugari wa Salomo TV. Imana nikomeze ko barinda, ndifurije ishya n'ihirwe uyu mwaka, Imana ibagire neza. Mu minsi yashize rero nazanye itangazo cyangwa se nazanye inkuru ivuga ku muhanzi witwa Silas ibya Yesu ni ku murongo. Benshi bakaba bamuzi kuri Nzabahayo, uzwi nka ibya Yesu ni ku murongo. Rero uyu munsi mbangira ngo ibyo tugenda tuganira cyangwa se amakuru tugenda tubagezaho, mujye munamenya ko aba ari amakuru ya nyayo y'ukuri, amakuru atomoye. Rero mbazaniye itangazo nk'uko murimo mubireba. Iyi nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa ngo Igihe. Yes, yatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa ngo Igihe. Hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, hari saa 3:10. Yatangajwe n'uwitwa Nsengiyumva Emmy cyangwa se Emmanuel nk'uko mu Kinyarwanda dukunze kubivuga. Hanyuma rero Igihe cyaratangaje, reka nsomere ino tangazo kugira ngo mubyumve, mwumve aho iyi nkuru yaturutse cyangwa se yavuye, kuko ni inkuru yizewe. Ahubwo musengere uyu muvandimwe Imana imufashe, hanyuma turebe ko Imana yamufasha bigakunda akava hari ahantu amahoro. Inzu y'imbeho nyaboneka ntabwo ari ikintu cyiza, ni ikintu kibi. Uko byasa kose umuntu yahanwa, ariko iyo hagiyemo gufungwa biba ari ibintu biba bitoroshye na gato. Mu Kinyarwanda bacu umugani baravuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Ntabwo waseka umuntu ejo ni njye, ejo ni wowe, n'uriya ejo nawe ni wowe. Niyo mpamvu rero dukwiye gusengerana uko bwije nuko bukeye. Itangazo ryasohowe n'ikinyamakuru cyitwa ngo Igihe. Haravuga ngo cyangwa se riravuga ngo Nzabahayo Silas uzwi nka ibya Yesu ni ku murongo, akurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 17. Niyo titire bahaye iri tangazo. Hepfo baza bavuga ngo hepfo batabandikaho ngo ku tariki zingahera, ndeba babisizeho kuri tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu. Tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2025, saa 3:10. Bahita ko bavuga ngo ritangazwa n'uwitwa ngo Nsengiyumva Emmy. Hepfo bahita bavuga ngo umuhanzi Nzabahayo Silas wamenyekanye nka ibya Yesu ni ku murongo yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Ni amakuru Igihe yahamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr. Murangira Bitseri,
wemeje ko Sirasi yatawe muri yombi kuwa 19 Gicurasi 2025. Ati nibyo koko Nzabahayo Sirasi uzwi nka ibya Yesu ni ku murongo yatawe muri yombi kuwa 19 Gicurasi 2025 akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 akamutera inda. Sirasi ibya Yesu ni ku murongo nyuma yo gutabwa muri yombi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata mu gihe hagikomeje iperereza kugira ngo akorerwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Sirasi azwi mu ndirimbo nka Ntiwabibatumye n'izindi nyinshi akunze gukoresha mu buryo bwo kubwiriza ijambo ry'Imana. Ngaho nguko rero iryo ni itangazo ryatanzwe n'ikinyamakuru cyitwa Igihe ritwemeza neza ko uyu mugabo yatawe muri yombi. Ese koko wakwibaza ngo ibi bintu ni biki? Ibi inagahomeраmunwa mu byite akasamutwe, mu byite abazimu n'abadayimoni bakomeje gutera umurimo w'Imana, bataka abakozi b'Imana. Ngewe niko mbyumva, kandi nawe ndizera neza ko hari uko byumva. Wandike muri comment uko byumva. Ese koko ibi bintu birakwiye? Nta kaga gakomeye. Musengere umurimo w'Imana, dusenge kandi dushishikaye kugira ngo Imana ikomeze kuturindira umurimo kandi irinde umurimo wayo, nubwo biba bitoroshye mu buzima. Umuntu ni umuntu kandi yambaye inyama n'amaraso. Bavandimwe, ntimugacire umuntu urubanza cyangwa se ngo mukatire urwo gupfa. Ibi ni iby'isi, niko bigenda. Ndagushimiye cyane wowe ukurikiye Salomo TV, uri mu mpande enye z'isi zigiye zitandukanye, uri mu bihugu bya Afurika, ku mugabane wa Afurika, uri ku mugabane w'Uburayi, umugabane wa Aziya, Australia ndetse na Amerika. Rero urumva ko ari ibintu biba bigiye bikomeye cyane, biba bigiye bitoroshye muri iyi si. Ubuzima niko buba bumeze, ejo biba bimeze neza, ejo bikamera nabi, cyangwa se biba bimeze nabi uyu munsi, ejo bikamera neza. Nta mpamvu yo kwiheba. Umugani wa ndirimbo ngo sinzongera kwiheba, ngo nawe wavutse nk'abandi. Rero gerageza amahirwe yawe, ukora ibyiza, gerageza amahirwe yawe, ureka ibiyobyabwenge, gerageza amahirwe yawe, ukoresha igihe cyawe neza kugira ngo nawe ube umwe mu banyamahirwe bashobora kugira icyo bazageraho, kuzavamo abagabo nyabagabo batanga ubuhamya buzima cyangwa se batanga inyigisho nzima. Habaye iki niki cyabayeho, nicyo kiganiro tuba turimo kugira ngo tubamenyeshe amakuru uko agiye aza ari mashyashya. Murakoze rero, Imana ibaho umugisha. Ngende Salomo ntakinanira Imana. Ahangaha ni kuri Salomo TV, channel yanyu, chaîne yanyu. Imana ibarinde. Murakoze cyane.